Niba ushaka kuba umukire, dore inama 3 ugomba kugenderaho mu buzima. Izi nama nuzikora neza uzaba umukire kandi uzatera imbere. Inama ya mbere, jya ukoresha igihe neza, kuko igihe ni nk'inkota, iyo kigucitse kiragutema. Jya ufata umwanya wawe ushyire ku bintu bifite agaciro. Niba ugiye kugura inzu, uyigure. Niba ugiye kugura ubutaka, ubugure, kubera ko ubutaka nicyo kintu cyonyine gifite amafaranga menshi, gifite agaciro kandi cyunguka mu gihe gitoya. Ukajye ukora ibintu bidafite agaciro bitunguka, ukayita umwanya ku bintu bidafite agaciro. Umwanya wawe ni ingenzi cyane. Icya kabiri, jya ukoresha amafaranga yawe ibintu bibyara inyungu. Ibintu bibyara inyungu bitazaguhombya, bitazagusubiza inyuma. Urugero, kugura isambu. Isambu ntabwo igihombya, ahubwo irunguka uko bukeye n'uko bwije. Gucuruza ibyuma, pièces de rechange z'imodoka. Gucuruza ibi byuma, ibi ngibi bisanzwe, ibi bikora ibisenge. So gukora kenkayori biragoye ko wahomba atari wihombeje. Iki ni ikintu ugomba gukora. Ujye ufata amafaranga yawe uyagure ibibanza, uyagure inzu, ya spending ahantu azagaruka. Ntukajye ufata amafaranga yawe ngo yajyane mu bintu by'iminsi mike agahita ahomba. Nudatekereza neza uzaba umuhombyi, kandi ubukene bwawe nta muntu uzabugukiza. Banza ukore subscribe, like na comment niba iyi video hari ikintu bigufashije. Icya gatatu ugomba gukora, ntukagira inshuti mbi, ntukagenda n'abantu badashaka ko utera imbere. Irinde igitsina gore, irinde buri muntu wese utaguteza imbere mu iterambere ryawe. Ugendana n'umuntu ufite agaciro mu iterambere ryawe, kandi ugendana n'umuntu ufite icyo ashaka mu buzima, kandi ugisha inama abantu babigezeho, abantu b'abakire bafite gahunda. Impamvu ubwe ngo wirinde igitsina gore, kunda ugukunda, kuko ukunda abandi. Ntukagifata igihe ku bintu bidafite agaciro, gifata igihe ku bintu bifite agaciro. Ndabakunda cyane. Amazina yanjye nitwa Jonas. Kandi subscribe, like na comment, sharing video bagenzi bawe. Imana ikomeze kubarinda.